twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Pare na Marene nyuma y'iminsi myinshi tugerageza kugira ngo tubahe bimwe mu biganiro biryoshye kandi bifite ireme tukanyuzamo tukajya kuri Fridi tukabazanira abatumirwa. Uyu munsi rero twagarutse muri studio aho twaje nanone kugira ngo tubaganirire ibiganiro byacu byiza kandi bifite inyigisho nyinshi. So rero nkuko nari maze kubabwira no gutangira tubasuhuza mumeze mute abari mu Rwanda, amajyepfo burasirazuba, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali no mu ntara yacu ya gatandatu. Mumeze mute nkuko rero mubizi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Marene. Marene abanyarwanda umeze ute? Meze neza cyane. Meze neza. Marene weekend yagenze ite? Weekend yariryoshye. Weekend yariryoshye. Abanyarwanda batashye igikorwa remezo, batashye Stade Amahoro. Dufitemo n'umunsi w'abapapa. Umunsi w'abapapa. Hari habanje kuba n'ibirori muri Arena, ibiganiro mu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiranye n'abajyanama b'ubuzima. Urumva no weekend yari nziza ku banyarwanda cyane. Nubwo rero na APR byaguye miswi ikipe biryoze byaranganyije ariko nabyo ni byiza. Oya ku bafana bose urumva nta numwe ubabaye. Bareba kubisa amapoto. Yego bari gutsinda. Bareba kubisa amapoto bahabaye batikira ducitse. Yashane bikona byaragerageje uko nabibonye. Yego rero kara agaciye muri rero Pare na Marene kuko twasezeranyije abantu ko tuzajya dufitiye agaseke kagipfundikiye katarapfundurwa, ariko bya bindi byaguye ku mpande nibyo twatangiye kujya tubaha. Umunsi tuzabapfundurira agaseke rero bizaba ari ibiturika, bizaba bikomeye cyane. None kuri bya bintu bikiri ku mpande twabateguriye uyu munsi abakunzi ba Pare na Marene, uyu munsi turababwira ku ndwara bita depression. Indwara yajahaje benshi cyane kandi abenshi ntibanabimenya ko bayirwaye, bajya kubimenya yabarenze. Uyu munsi turabaganiriza kuri depression. Depression rero kuba tumva ikinyarwanda twabwira ko ari agahinda gakabije. Yego. Kumwimerere kabisa. Najyaga numva mukecuru wanjye yajyaga avuga ngo agahinda ntikica kagira mubi. Ako Pare ibaze kuba Marene na Pare bari hano ukagira agahinda gakabije. Oya ni ukuri ntabwo bikwiye. Rero Marene ndagira ngo twanzike tubwire abantu agahinda gakabije cyangwa depression iterwa n'iki. Depression ese ni indwara? Hari abatayifata nk'indwara. Depression iravurwa igakira. Depression ifatite. Depression ikintu cya mbere navuga igitera depression ni ibintu nka 7 wenda bigiye bitandukanye turi babwire, ariko ikintu cya mbere gitera depression ubukene. Kudeprima, ibyo twita kudeprima. Pare ubukene iyo umuntu yatunze nk'amafaranga cyangwa ibyo yizeraga ko azaba, ushobora kwicara ukavuga ati mu myaka 2 nzaba ndi umukire, na twa dufaranga wagiye ukorera wivuna wanga kurya wanga kwambara ugashiduka utazi ukuntu tuguce mu myanya y'intoki. Uwo muntu rero niwe turi kuvuga ku bukene. Iyo wateguye kuzakira bikanga urwara depression kuko urababara cyane, ukumva urigaye, kumva abantu barakugaye, ukumva ntacyo uri cyo mu buzima, ukababara birenze ibikenewe. Kandi rwose turi hano ngo tubahumurize muntu urwara depression, ntuzongere kubaho wenyine. Turahari Pare na Marene, mujye mutugana muze tuganire. Rwose biba bigikomeza, ushobora gukena ejo ukongera ugakubita kugurya ukongera ugakira ukabona amafaranga. Nibyo njya mbwira abantu ko ubuzima ni up and down. Ikindi kandi gutsindwa, nkongera nkababwira ngo gutsindwa urugamba ntabwo ubutsinzwe intambara. Yego cyane. Ko uyu munsi wajya ku rugamba ugatsindwa ukarekira, ejo ukongera ukagaruka hantu nituvuga nimba ari tubishyire mu urugero mu mirwanire ya gisirikare. Tuvuge nk'urugero Ukraine n'Uburusiya. Tuvuge nimba Ukraine yagiye kurwana n'Uburusiya, hantu uyu munsi Uburusiya bakayikubita inshuro. Ntabwo ako kanya bivuze ngo Ukraine yatsinzwe. Igenda bisuganye ugaruke noneho uzane ingufu nyinshi
uhite noneho sasa ukubita ya aduyi imbere yawe aduyi ubwo tuba tuvuga tugare mu buzima busanzwe ni bya bibazo dusanzwe duhura nabyo ni bya bicantege rero uyu munsi wabona ko ibicantege bikunesheje ariko ntabwo bivuze ko ubuzima bwahagaze rero nibyo Marene yari ari kuvuga wowe we expectingaga ibintu byinshi ariko ukabona muri bya bindi we expectingaga muri za expectations zawe nta na zimwe zigize zose zirafeirinze ugahita ukurwaza amaboko ukiheba niho ugategereza kuzapfa ejo niho kagahinda gakabije kazira ugahita uvuga uti ugahita umera nka ka kanyoni karitse ku nzira niko kavuze ngo nzapfa nzakira simbizi ni ukuvuga ngo muri make aho ngaho twavuga yuko ari kutiyakira ikintu cyakubayeho ukumva ko bigishoboka umuntu yagifite amaboko n'amaguru aba agishobora ibintu byose bibaho kuri nozi so rero kuri gukora umuntu nibura akora abo bantu baterwa depression n'ubukene umuntu yababwira yuko ubuzima igihe kakuka kanyuma igihe ugihumeka uba ukiri ambasaderi wo kugera kuri bya bindi ukeka yuko utigeze ubona icya kabiri rero gitera depression muranyihangana narwaye giripe byahindutse Marene ntabwo mfite ijwi rirerire none ntabwo nakurenganya ngira burya ngo mu buzima baho n'ingero wowe uterwa na depression nuko wowe uterwa na depression nuko ubona n'ubukene kuko ubona bukugarije ukareba ukabona imbere yawe nta cyizere cy'ejo hazaza gihari ukagira nagira nkubwire ngo urugero reka nabuha nk'urugero kuri mugabo KFC urabona KFC hano KFC hano iremerera hari ikorera mu bihugu ifite KFC ni umugabo w'umunyamerika yakuriye mu buzima bugoye ari umukene wenda ntabwo aricyo kintu tugiye kuganiraho arajya mu gisirikare biranga araza umuzamu agira gute ku myaka 60 baramusezerera bamuha udufaranga amadolari make y'imperekeza ageze mu buzima busanzwe ashaka ikintu yakora arakibura atekereza nibwo yaje gutekereza yuko yaje kwibuka ko azi guteka inkoko kandi neza inkoko araziteka akatangira gutekera inkoko abantu muri quartier ku myaka ya 60 noneho aratangira atangira gukora ku mafaranga atari yarigeze akoraho muri iyo myaka yose ubaka kanya iriya KFC ifite amashami arenga 3,000 ku isi nibo yaritahiye ariko yatashye hari icyo yasize izina nta muntu uzamwibukiraho n'ubuhamya nk'ubwo bufasha butera imbaraga abandi so rero wowe ugira wumva yuko biranze nare napanze yuko imyaka 60 ni ikibazo gikomeye cyane yari yasezerewe mu kazi urikumva yagiye muri retirement nibwo yakoze ku mafaranga ubundi yari umuzamu urumva rero yuko biba bigoye uwo muntu rero uterwa n'impuza kumva yuko ubukene twamubwira yuko nyuma y'ubukene bw'uyu munsi wowe icyo ukeneye gukora menya yuko wigirira icyizere cy'ejo hazaza ukore byose bizakunda reka guheranwa n'agahinda rero byose birashoboka hari ingero nyinshi nta mukene cyane utakira nta n'umukire cyane utakena biterwa nawe wowe ubwawe niwe uba drive ubuzima bwawe ariko gusa kugira ko gahinda gakabije rero ntabwo ubukene bwakaguteye agahinda gakabije kuko nta muntu buri muntu wese washatse amafaranga urebye mu bakize mu bakire dufite kuri iyi si barayakoreye kandi benshi bavuye na kure baravunitse ntago bapfuye kuyagwaho rero wowe byanze uzareba uruhinja cyangwa umwana iyo ari gutaguza aragwa iyo uguye urahaguruka iyo mwana aguye akongera agahaguruka rero wowe muntu mukuru washinze busheri ukabona biranze ukavuga ati business iranze igeranye na wa mwana ariko igihe kikagera arataguza akagenda ejo akirukanka nuko ubuzima bumeze nuko ubuzima buteye up and down twari tugeze rero ku cya kabiri gitera depression buriya nk'umwana wakuze
umwana wakuze ahohoterwa, wakuriye mu buzima butari bwiza, umwana wakuze nta famiye itamwitaho, umwana wahuye n'ihungabana akiri mutoya. Uwo muntu rero iyo depression arayikurana cyane. Bantu mufata abana bo mu miryango, nimba ufashe umwana wiyemeje kumwakira kuvuga ati wenda mama we ntahari cyangwa mama we yabaye umusinzi, mama we yabaye indaya se, mufate uzi neza kujya kumubera umubyeyi, apana kuvuga ngo ni urwitwazo, ni ukwiyerekana. Murere abana mubakunze, mubabe hafi, wumve ko ari umwana wawe, utareze uw'abandi n'uwe ntamurera. Abo bana rero murera nabi, mwarahisemo kubafata mukereka abantu ko mubafite, nibo bari gukurana depression, akarinda b'umumama cyangwa umupapa afite depression yavanye mu bwana. Ni ukuvuga ngo abafite byabe icyo nakwita ibikomere byo mu bwana, uburere bubi yabonye. Ni ukuvuga ngo muri makeya ubundi iyo depression, iyo we ikintu we expectingaga, ibyo wakekaga ko byabyara feedback iri positive, iyo ije ari negative kuyihanduringa bikanga, cyangwa se nanone abantu bakakudesova muri kwa buryo bakudesovyemo, niho uhura usanga noneho ugahura no kwigunga. Niho ukwa kwigunga kuta nk'uwo mwana uba waregerewe muri uwo muryango ukamuha akato ntumugirete, usanga umwana yigunga, usanga naho ageze hose ntari kujya mu bandi uko bikwiye, kubera yuko ni arasa ni bivuge gute, arasa n'ibuye ryatawe. Ameze nk'ibuye ryatawe, kandi twaje kubona ko ibuye ryatawe ariko ngo ryo ryakomeje imfuruka. Ubwo rero uko kwiheba arakurana, akajya yiheza muri societe ahageze, ku ishuri ntagira abo yisangamo, bitewe n'iki nakagahinda kaba kakimurimo katarabuminga ngo buri muntu wese ahita akabonesha amaso. Hari ibintu utaba ushobora kubona areni. Ubwo rero urumva yuko babyeyi ibyo bintu dukorera abana si ritabo turera mu miryango, dukunda kubibona ku babyeyi barera ba mukase, ku bana barerwa na ba mukase, ugasanga ntari guhabwa iburere bukwiye, ntari guhabwa ibyo abana bavukana nawe bose bahabwa. Nimba umwe yiga mu ishuri wenda runaka, undi bamujyanye muri ekole segonderi do, undi agasigara fura, agasigara kuba amatapi. Ibyo bintu rero bimukuriramo bikazamutera agahinda gakabije, akabona umufata bitandukanye n'undi bavindimwe, kandi bose nawe azi ko ari umwana wanyu. Ibyo bintu n'ababyeyi barababyeyi bita ngo bacuruza umubiri, bafite ukuntu badafata abana babo neza. Ibintu mukorera mu maso y'abana banyu, uwo mwana yakura gute koko? Tujye tureka kubeshya, yakura yishimye. Mama arahinduranya umugabo rimwe, ejo mu gitondo, ejo saa sita, abagabo 3 ku munsi. Uko ubazana niko uri kwita kuri abo bagabo, nturi kwita ku mwana wawe. Ikibazo kibaho rimwe na rimwe bari abantu bakora iriya mirimo yo gucuruza imibiri yabo, baba no mu gashamburete cyangwa mu kazu kamwe kameze gutyo. Umwana yaba yicaye avuye gukina, arimo arakubita umutwe hasi, arimo aragira ate, ukumva yokora kubwiye nyina aravuga ati sohoka we, tubonye aho dukora ibirayi. Umwana akagenda n'agahinda kenshi, ejo ukabikora, ejo ukabyongera, aranatambuka. Uwo mwana aratambuka mu bandi bakamumwaza, nyoko ni indaya, nyoko ni uwo mwana rero akurana agahinda kavuye kuri nyina n'akavuye ku bana bagendana nawe cyangwa abaturanyi. Ese mu baturanyi bamufata gute? Uko bafata umwana wawe ni ka gahinda gakabije azakurana. Ngo bya bintu agenda abona biragenda bikaba kondanse muri we, bikagenda bikikoramo ikintu kinini, umwana akicwa n'agahinda. Ari ikintu bita gupfa uhagaze, ukajya umubona physically, uri kumva, ukajya umubona physically, ariko ahandi reka da, hahandi ukora ku muntu ugira gutyo uzabibona, ukagira gutyo ukabona umuntu ari hano mutari kumwe, ari gutekereza, muri kumwe muri kuganira kuri debate runaka, ukabona umuntu yaheze ari kure. Ubwo usanga ari bya bintu yabayemo kera birimo biragenda bimugarukamo, ukabona urakomanze akaba nk'umuntu ukangurutse. Ari byiza. Ikindi rero pare, ikindi cya gatatu, twatugeze ku cya kabiri. Ni cya kabiri. Icya gatatu, indwara zidakira zitera depression. Indwara zidakira, urugero
diyabete, sida, kanseri, hepatite, indwara nk'izo umuntu amenya ko arwaye. Nimba ubimenye ko muri uyu mwaka urwaye diyabete, uko wari usanzwe umeze mu yindi myaka birashira, kuko uhita witegura urupfu. abaho perite morale, umuntu ahita atakaza morale, ugatangira kumva ko wapfuye byarangiye, nta kindi bikubwiye, ukumva ntabwo ukiri umugenerwabikorwa w'ubu buzima, ukumva hahandi rero ukiheba cyane. Rero uwo muntu nimba mufite n'umubyeyi umeze gutyo ufite iyo ndwara cyangwa umwana, mumube hafi, mumuganirize, ababone cyane, mutuma adatekereza cyane ku burwayi bwe afite budakira. Icyo kintu kizamufasha kumurinda depression. Ariko ni mumutererana afite ibyo ari kwimagina ko agiye kwipfira, abantu bose dutinya gupfa. Nanjye umbwiye ngo ku wa mbere uzapfa, ibi biro byose mumbonana mu gitondo nta n'ibiro 5 naba mfite. Abantu bose atinya gupfa. Nimba ukunze umubyeyi wawe, ukunze mukuru wawe cyangwa musaza wawe. Umukecuru baramubwiye ngo yararakuruzi ko abakecuru baba bivugisha cyane, ntacyo maze n'ubundi abandi barapfuye, nanjye runaka yaransize, nk'ubu yijujuta nyine, inkuba birakubise, umurabyo burakubise. Uzi ukuntu ahise abigenza, inkuba yarakubise, umurabyo yarakubise, inkuba ikubise, ategwa ko atari ko iby'ubu ntibigikinishwa. Ushaka kuba ko yivugiraga. Ubu rero abantu bakunda ubuzima, abantu bose. Ni ukuvuga ngo rero umuntu iyo amenye yuko kurwara sida, sofa n'abatwumva imiti yarabonetse, n'abatwumva ntabwo nashishikariza abantu ngo bajye bafate ubuzima bwabo babutware nabi, bitware nabi ku buryo bakuramo indwara sida n'ibindi. Ariko sofa hari n'uyirwara atabigizemo uruhare, yayivukanye, kumva ugakoresha igikoresho. Indwara nyinshi sida yandukira, inzira nyinshi sida yanduriramo turazizi. Rero kwisanga urwaye sida ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari ikibazo pe. ubaka kanya ngewe ku myaka yanjye mfite umuntu nzi umwe cyangwa babiri batatu bamaze imyaka 30 barwaye sida kandi babayeho neza, banabyibushye. Nanjye ndabaza, abana twagiye dukurana pe, babana n'ubwandu, bameze neza, babaye amabogari. Rero kurwara sida si ikibazo, ahubwo ikibazo uko kwiyakira n'uburyo cyubana nayo. Ziriya ndwara rero zidakira, uba wabyumvishe ko ni indwara zidakira, ariko hari inama muganga tugira, ari imiti baduha ushobora gufata iminsi ikisunika. Iminsi ikisunika, ugakuza abana bawe bari batoya, bari batarakura, ukabacira akabando k'iminsi ku buryo uzasaza hari aho bigereje. Ariko barakubwiye ngo urwaye diyabete, uraje uzukuruwaza amaboko, ugiza urwaye depression, uradeprimye. Iyo udeprimye gutyo n'imitungo yawe uratangira ukayisezagura, n'ubundi ndapfuye, n'ubundi ntawe nzimaze. Muganga yaguhaye ibyo amafunguro uzajya ufata, nuko wakitwara, cyane cyane ko busanga diabete ari nka indiscipline iri alimentaire, uburyo ki ukonsoma ibiryo cyangwa amafunguro niyo akunda gutera iyo diabete. Muganga arabikubwiye kugira ngo bikurikize, ahubwo wiyahuriye ko rimwe na rizima. Barakubwira ati reka inzoga zirimo isukari nyinshi, gabanya ibi, aho kugira ngo bifate iminsi 10. Ari umuntu urwaye diabete akayimara imyaka 40, ariko kubera iki? Yakurikije inama za muganga. Wa muntu ni wa undi wiyakiriye, wakiriye akavuga ati okay, diabete nayirwaye, ariko bikanige kubana nayo. Ubwo twababwira abantu barwaye indwara zidakira, mugire discipline mu ndwara mufite, mwiyiteho, mukurikije inama za muganga, mwikumva ko ari byacitse. Si wowe urwaye iyo ndwara bwa mbere, ni benshi bayirwaye kumva, ariko banasenga, ariko Imana igikiza. Imana igikiza indwara zananiranye. Nta ndwara idakira mu Mana, nta kidashoboka. Yaho rero twaratubwiye iti ko turi ku mwanya wa gatatu, turebye ku ngingo ya gatatu, yuko umuntu wagiye kwa muganga bakamubwira yuko arwaye indwara idakira, que ce soit diabete, kanseri se, sida se, ahita yitakariza icyizere, akumva ko agiye gupfa byarangiye, akumva ko arapejo. Mwana muganiriza, niwe wa muntu uzatangira gushihora abantu,
batuka akagira gute akanduranya kandi muri famiye aho ari nta ruhare babigizemo ngo ahure n'icyo kibazo. Ikibazo gikomeye cyane. Ikindi rero gitera depression kuba ukoresha ibiyobyabwenge. Bano bantu banywa amatabi, urumogi, banywa inzoga nyinshi, uri kumva pare kiriya kintu ubundi njye numva aricyo cyakabaye nuko bicyambere, kuko iyo unywa ibiyobyabwenge uragenda ukajunjama, benshi barajunjama, urumva ugira trouble mental. Iyo ugize trouble mental ntabwo uba ukiri wa muntu ufata umwanzuro wa nyawe mu gihe cya nyacyo. Urumva akenshi nk'umuntu udakunda kuvuga iyo anyweye inzoga aravuga muri we. None iyo unywa inzoga cyangwa ayo matabi muri wowe witekerezaho cyane. Nimba uri umuntu uri aho ngaho unazisabiriza, nimba nta kazi ugira, nimba ku myaka yawe utaranize ngo urangize, nimba bigatuma bya bintu bituma witekereza ubundi ngewe ndindi ndi mu ntoki, kandi ujya muri negative, ntabwo ujya muri positive. Utekereza ibintu bibi gusa kuri wowe, nta kintu cyiza, nta cyumaze, ntaki. Nuko nyine umuntu unywa ibiyobyabwenge ashiduka yarwaye depression kubera biramukangura ibyo biyobyabwenge, biramukangura nyine barabinywa bikamutrafa bikagenda bikayobya ubwenge, ukisanga muri kote negative kugira ngo yabaye mu negativiste niba ariko navuga, aho kugira ngo atekereze yigirire icyizere cy'ejo hazaza, yumve ko agira gute, ahubwo wakumva ni ka kantu uragifasha ikiyobyabwenge yego kikujyanye mu kinya cy'akanya gatoya. Abo bantu bakunda gukemuza ibibazo byabo ibiyobyabwenge, ugasanga uravuze uti muye n'iki kibazo gutya no gutya kugira ngo wicara uhangane nacyo, ahubwo uragiye unyweye iyo kokayine cyangwa iyo heroine, urangije kiragushinjirije umunsi umwe ariko ntabwo gikemuye cya kibazo, kigusinjiriza amasaha 2 ariko n'undi urabyuka cya kibazo ugisange, kibazo wahungaga. Dizo wenda nimba ari kibazo runaka uhuye nacyo muri famiye yawe cyangwa se mu kazi wowe ukora, wenda barababwira ati covid iraje, none tugabanyije abakozi cyangwa tubagabanyirije imishahara. Wowe wari ufite kuntu wagiye ufata umushahara wawe ugabanya murumuna wawe, so wanyu, anti iki, aho kugira ngo uvuge uti okay ba bantu nahaga 5,000 ngiye kujya mbaha 2,500 kuko nanjye bawugabanyije, wari 5,500 nusigara 300. Uragiye ugiye mu biyobyabwenge kugira ngo wibagirwe ya situation. Ako kanya mu minota 10 urabinywa unasinzire wibagirwe, ariko arabinwa bimutware nayo yagakwiye kugabanya uwo muryango. Nabwo uribagirwa yuko ariko urabyibigirwa kanya gatoya, mu minota 20 mu masaha 2 nubyuka cya kibazo n'undi uzaza ugisange. Rero iyo uhagurutse ugasanga yuje ugasanga cya kibazo kigihari, udafite uburyo bwo kugikemura, utanafashe mizire cyangwa ingamba zo kugikemura, niho hahandi utangira ukiheba, ukabona nta nzira wabicishamo, ukabona inzira zose zirafunganye, agahinda gakabije rero kakakwataka, karaza kakagufata kakakumviriza. Noneho bya bindi wa muntu twabonaga ugatangira ugacuya, wari umuntu w'umumama w'umupapa se ufite isura nziza ugize ute, ugatangira kwiyitaho noneho bikakunanira. Iyo utangiye kwiyitaho byakunaniye, n'ahandi ubona umuntu arimo arambara imyambaro idafuze, arimo aragenda ate. Bare icyo nasorezaho kuri depression, buriya depression igira koko neriditera kenshi. Iyo mu muryango mwigeze kugira umuntu akayirwara, nawe uba uri risike ko wayirwara. Bisaba ngo nimba warumvishe ko sogokuru wawe yigeze kurwara depression, wowe ugomba kuyirinda cyane rwose. Hanyuma rero ubundi bwoko nanone bwa depression ntabwo wakibagirwa depression yo mu rukundo, gutandukana n'umukunzi. Depression yo mu rukundo nayo iraza ikagufata cyane, nazo ziri hano hanze cyane. Ubundi iyo wari ufite umuntu mwakundanaga ukunda cyane, kisaswa n'umugabo mubana cyangwa se n'umukunzi mubana, waramwimariyemo, waranze abasore bose, waragize ute, nta wundi muntu ushaka gukunda. Iyo agutengushye akakwanga mugatandukana se, buriya majorite y'abantu batandukanye
abenshi ni inkundo nizo ziri gutera depression cyane rero hano hanze. bitewe nuko na ya expectation wari ufitiye umuntu ukabona muri byose ni wowe hari byose byawe wa muntu yakwanze ndi kuvuga kuri depression y'urukundo wa muntu yakwanze uhita wibeshya yuko wabaye nk'ingata imenya birababaje cyangwa wabaye nk'ishyiga ry'inyuma ariko pare uzi kwanga niyo cyagihe none sasa utangira ukagira depression ukigunga ugahora urira abakobwa cyane ugatakaza ibiro ni mwe bijya binanira kwiyakira mu musore yabanze ugatakaza ibiro ukajya gushakira ibitotsi mu biyobyabwenge umuhungu aragenda uwo wakwanze ugahita ubona haje umutipe mwiza ufite n'amafaranga ufite n'urukundo ufite no kukubaha uwo wakwanze yari yirwaga guca no mu maso mugerageze kwikunda muri kwitera depression mwebwe ku bushake bwanyu nuko ngo ni twe rero turimo navuga ni twebwe turi kwivanga so depression rero ikindi twavuga nuko ni indwara ivurwa kandi igakira rikumva ubutaha tuzababwira ibimenyetso bya depression tubabwira ukuntu umuntu ayirinda tubabwire nuko umuntu ashaka kureba umuntu yifite akabimenya ngayo nguko rero pare na marene nakagaruka agahinda gakabije karavurwa kagakira mutugane tujye tubahumuriza n'ukuri rero iyo wamenye yuko ubutaha tuzabwira ibimenyetso so ntabwo bacira kuri make nko kumenyetso nka bibiri by'umuntu ibimenyetso ikimenyetso cya mbere umuntu ufite depression arigunga akiheba ikindi yanga kumva ibimunezeza agenda ukubiri n'ibimushimisha tuvuge nimba yikundiraga ifiriti agatavuga ngo ubundi se ndayirya sinzapfa ubundi se ndayirya imarira iki agatangira kwirira ibijumba nimba yumvaga umuziki agatangira kumva wa muziki umusakuriza nimba yakundaga umuziki donc ikintu yakundaga gitangira kumubangamira nimba kuba ari smart yambara neza none uzatangira kumubona yambaye ishati adafura atagira gute atiyitaho urumva ni byinshi no gutakaza ibiro mu buryo butunguranye ukabona umwana asigaye yashizemo aragenda ukavuga si umwana yabaye iki bagatangira kuvuga ngo wakuyemo inda bagatangira kuvuga ngo yarwaye sida ntiyakira kandi ifite depression abantu burabazi iyo babonye aho bakuririra ibiro kunanuka buriya niyo mvuye ikiro kimwe ndavuga ni mana n'abantu barakuvuga bakakwataka nibyo rero mirongo cyenda igashira ya depression rero aka kanya twavuga yuko na agahinda gakabije tubabwiye uburyo ki agahinda gakabije ibigatera ndetse ariko nanone twababwira yuko mwige kwikunda mwige kubaho mu buzima bufite intego iyo ufite intego yaho ushaka kugera cya gisitaza iyo kije urwana nacyo ugaca hirya kigaca hirya ugakomeza ugasonga mbere ugatera intambwe ijya imbere iyo wihebye ukabona yo ugakuroza amaboko niho kagahinda gakabije rero kaba kageze gute kaba kagufatiye nuko rero buriya ubutaha tuzababwira noneho n'uburyo umuntu ashaka kureba umuntu yifite akabimenya n'uburyo umuntu yayirinda sibyo pare cyane so ubwo rero pare na marene nakagaruka turi kumwe inama zubaka inama zifasha inama ziruhura imitima yemwe n'izicukumbuye ziza kumva ziraguturavaya nazo tugomba kuzikuzanira soon as possible turi kumwe pare na marene depression dufite ibintu byinshi pe tuzagenda tubibabwira n'abaduhamagara kandi dukomeje no kubashimira cyane abantu muduhamagara abantu mutugeraho ni byiza ni ukuri ibyo mudusaba natwe tuzajya tubibaha rwose rero nk'uko twabibabwiye agaseke karacyapfundikiye tukarimo rwose muhumure ibitaraza nabyo tuzayibaganiriraho tuzajya kuri Fred tubazanire ingero z'ibifatika cyane ubushize twababwiye abasingo mama turimo turagenda tubaha n'abana ubuhamya ubushize twababwiye abana ihohoterwa rikorerwa abana turimo turagenda tubazanira ubuhamya ubushize twababwiye abana baterwa inda bakiri abana umuhungu agatera umwana inda umuvanye mu ishuri ubu ni umwana wawe n'amaraso yawe urayaritse arandagaye so rero marene wakoze cyane kuri iki kiganiro ukomeze unsuhurize abanyarwandakazi nanjye abanyarwanda ndabagusuhuriza ntabwo biba byoroshye akanyarwanda kawe ni gake tugerageze iby'iwacu nkunda ikinyarwanda kurusha ibindi byose kandi icyo ukunda nacyo kiragenda
kiragera igihe kikagukunda mfite icyizere cy'uko igihe kizagera ikinyarwanda kikankunda nanjye amena so rero murakoze cyane reka tubifurize gukomeza kugira u Rwanda ruzira umwaga reka tubikomeze kubifuriza kugira u Rwanda ruzira kanda ubwo gahunda dukomeze namwe murabizi songa imbere heza muzi ibyiza twifuriza igihugu cyacu mu minsi y'imbere tugiye kujya mu gihe cyo gutora nababwira ngo kandi twese tuzashishoze kandi tuzatore neza Marene ciao ciao